Fred bimeze neza. Meze neza cyane. Last time ubwo Rubavu Music Award yabaga ku nshuro ya mbere warayitabiriye. Yego. Wabonye ko yagenze. Yego. Uzi imyiteguro imaze iminsi iri kuba. Yego. This time around turi hano muri Kivu Intare Arena hagiye kubera season 2. Ikintu ngo wavuga wabonye kuri experience wagize ya mbere ushobora kuza wenda gutanga itandukaniro n'uyu munsi cyangwa se kuri experience ya mbere nicyo wavuga nyine ukompaye first season na second season? Naja ku nshuro ya mbere nibwo bari bakitegura, nibwo bari bakibipanga, bishobora wenda kuba byaragoranye ariko nabwo byabaye byiza. Abahanzi barishimye, abo bahaye ibihembo barishimye, ariko byagaragaye ko hari abantu wenda bateye commentaire baravuga kuki bataturebyeho, kuki iki cyiciro batakirebyeho, kuki wenda bagenda babivanga gutya, ariko byari ku nshuro ya mbere ntabwo challenge zari kubura. Ariko navuga ko kuri inshuro ya kabiri imyiteguro ni myiza. Inshuro ya mbere kwinjira byari for free, ubu ngubu ni ukugura itike, kandi babonye ko abantu benshi bitabiriye baguze amatike. Ikindi imyiteguro isa nkaho ifite ingufu kurusha ku nshuro ya mbere, ko bigaragara ko bari kugenda bakura. Ikindi kitaravuzweho wenda rumwe cyane ni kategori z'abantu babaye nomine, ukuntu nyine nabwo bagiye bazipanga, hari ibyo bakuyemo, hari ibyiyongeye, ariko usanga nyine nanone ari ibyishimo tuba bakomeje kugenda bahereza abantu bo mu karere ka Rubavu, bikanabatera competition, bigatuma bagira competition zo gukora cyane. Tuvuge wenda nk'abanzi ba hip hop nk'akavuga ngiye gushiramo ingufu, ngiye gusohora indirimbo nkore na video, R&B bikaba gutyo, gospel bikaba gutyo, n'ibindi byiciro mbese mu bintu bakora bakagenda bashiramo imbaraga. Ngiye ni gutyo nabibona. Ikindi navuga bakomeze bashiremo imbaraga, bikomeze kugenda kuba ari byiza, ko n'imyiteguro urabona iba yagoye abahanzi, biba bisaba ngo bazongeremo n'amafaranga kugira ngo umuhanzi niba yaje yiteguye n'ibyo yakoresheje abatimiri bumuhekeze n'ibindi kugira ngo bize aze kubikavaringa ameze neza. Ni gutyo navuga. Hanyuma Fred, ku cyiciro cy'umuhanzi ukizamuka umwaka ushize ntabwo cyarimo. Yego. Biratangaje kubona awards zihemba umuziki atari n'umuhanzi uzamuka, kandi nabo tubademba bagize aho bagera baba baratangiye bakiri bato. Wakivuga kiriya kintu ko n'uyu mwaka ntabwo cyongeye kugaruka? Mubwire ngo ndaje umva ikintu nabivugaho babishiremo, kuko nta award zatanga award badafitemo umuhanzi ukizamuka, kandi barahari benshi cyane kandi beza. Icyo kintu navuga ko bagomba nacyo kukirebaho uriya mwaka tukazakibona. Ko bahari kandi beza. Nganira na Freddy, founder wa Future Nova Company, yambwiye ko ngo bamwe mu banyamakuru bamubwiye ko ngo abahanzi bashya ngo badahari. Ntabwo ibyo nk'umuntu uba hafi y'abahanzi, uba muri industry ya music urwego rw'igihugu, wavuga ko nawe koko Igisenyi n'abahanzi bari kuzamuka bahari? Baba bahari benshi cyane, abakobwa, abahungu, ingeri zose ziba zari. Nta nubwo byabaho ko umwaka kuri radiyo byonyine uhamagara abanyamakuru ukababaza, buri munsi bakira impano nshya. Abo ni abahanzi bashya. Hanyuma Fred, ku cyiciro cyo kuba wenda mu rwego rwo kugira ngo award yaguke, urabona ntago nta mukinnyi, nta ibihembo by'ubwo umukinnyi witwaye neza mu karere ka Rubavu nta mukinnyi urimo, kandi tuzi ko Igisenyi ari umupira, kandi entertainment ntabwo igarukira mu muziki gusa, muri film, muri fashion. Cyo ntabwo ubona ko ari icyiciro abantu bari gutekerezaho ku buryo like next time bajya bareba n'uburyo bahemba nk'umuhanzi witwaye neza, kuko nk'uyu mwaka umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu Rwanda ni Umunyagisenyi. Mbonye Umwami Tayiba. Byari kuba byiza bikaza no gukurura abantu ba muri industry ya siporo kuza kuvuga kuri iyo award, bigatuma irushaho kuvugwa cyane no kwaguka kugira ngo ibone abantu benshi. Urumva atari igitekerezo wenda bakwiye kurebaho bakaba bakifuza mu buryo nyine bwisumbuyeho? Icyo ni igitekerezo cyiza, wenda twavuga ngo abantu bari kwitegura haziyongeremo n'abandi b'ingeri zose kugira ngo barebe neza akarere ka Rubavu, barebe impano zirimo, nibajya no gushiraho abantu babaye nomine bashishoze neza, barebe ingeri zose, impande zose. Ndakeka bizadushimisha tu. Okay Fred, urakoze. Reka dukomeze tuganire n'abandi bantu batandukanye uze gusubira mu mwanya. Hanyuma
byibuze ku cyiciro cy'umuhanzi w'umuraperi ubona umuhanzi ukwiye award y'umuhanzi w'umuraperi w'umwaka mu mujyi wa Gisenyi arinde uko na Fred Jody ari kumwe na Lucky muri Versus yavuze ko mu cyiciro gikomeye kinabagoye kizateza nasaga cyane kinavugwa cyane ari icyiciro cy'umuraperi w'umwaka ubona bwawe umuraperi ukiye kuba umwaka arinde ku bwanjye rero aho birakomeye ku mutima ngiye hari undi gutekereza ariko ntago nahita muvuga gusa bose ntago namuvuga gusa bose barakoze cyane ariko dufite abahanzi beza dufite Joskid dufite Phil Pause n'abandi reka dutegereze icyo resulta ziraza kugaragaza kuri iyi nshuro sign out mugire ibihe byiza tuze gusubira mu kanya mu bindi biganiro bikurikira